Shalom shalom ndakwakiriye kuri Youth Time Revive kaze tubane mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane mwene data, ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo kandi mbonereho kukwakira muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Iki cyumweru tuzakomeza tugende tuganira turebana umuhamagaro mu buzima bwawe, umuhamagaro Imana yashyize ku buzima bwawe ndetse byinshi bitandukanye bigutandukanya n'abandi ufite wihariyeho. Ibyo ngibyo twabyita bimwe impano kandi zikorera mu muhamagaro uri ku buzima bwawe. Nyemerera rero turebana ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cyaho cya 2 n'umurongo wa 46. Hari ijambo rivuga ngo hashize iminsi 3 bamubona mu rusengero yicaye hagati y'abigisha abateze amatwi kandi ababaza. Amen. Mwene data, ndagira ngo ubwire iyi nkuru ya Yesu ku myaka ye 12. Yesu hejuru haratubwira ngo nuko amaze imyaka 12 avutse barazamuka nk'uko umugenzo w'iyo minsi mikuru wari uri. Hanyuma rero ndashaka kubwira ko ku myaka 12 ya Yesu ubuzima bwe nta kindi yari atangiye kwiga gukora mu kubaho kwe uretse ko yari amaze kumenya umuhamagaro we, kandi umwanya we munini amahirwe yose yakoreshaga arwana no kugira ngo yubakwe kandi arusheho kugira hava n'ahagera mu byo yagombaga gukora. Iyi nkuru hano dusomye iratubwiye ngo hashize iminsi 3 ngo bamubona mu rusengero. Ahangaha ababyeyi be bari bamubuze. Ibaze nawe kubura umwana w'imyaka 12 iminsi 3 yose umushaka wamubuze, ariko ngo iyo minsi 3 ngo yari mu rusengero yicaye hagati y'abigisha, ngo ateze amatwi abo bigisha, ngo kandi ari no kubabaza ibibazo. Yesu nk'umwigisha mukuru w'isezerano rishya, Yesu mu murimo yari afite umuhamagaro wo kwigisha ubwoko bwabo, aribwo bwoko bw'Abisiraheli. Ndashaka kubwira ko ibi yatangiye kubimenya, kandi ngo aho atangiriye kubimenya atangira kubaho ubuzima bwe ari busy no gushaka kumenya kugira ngo abashe kuba yakorera mu muhamagaro we mu rwego rudasanzwe. Imana ishimwe cyane. Ngo umwanya we ngo w'iminsi 3 ngo yari yicaye mu rusengero. Ibaze yaranahararaga kuko nta handi batubwiye yagiye. We akimara kumenya neza ko mission yiwe ari ukwigisha ubwoko bwabo kandi agasiga yerekanye inzira y'ubugingo, amanywa nijoro yirirwaga ahugiye mu byo yahamagariwe gukora. Mbese nyemerera nkubaza ikibazo: umuhamagaro wawe ni uwuhe? Umuhamagaro, ikintu Imana yaguhamagariye gukora, gift y'Imana iri mu buzima bwawe, mission y'Imana iri ku buzima bwawe ni iyihe? Ndabona hano ko ku myaka 12 yari atangiye kubaho umunsi ku munsi ahugiye mu gukora iby'Imana yamuhamagariye. Ibi ngibi rero ni icyitegererezo cyiza kitwereka uko umuntu akwiriye kubaho. Mwene data, muri ofisi y'ubuzima bw'umuntu ni mu muhamagaro we. Ahantu honyine umuntu yashyira umwanya w'ubuzima bwe bwose ntabyicuze kandi bikazamuhindura intwari, bikazamuhindura udasanzwe, ni mu muhamagaro we. Ndashaka kubwira ko Imana imaze gusinziriza, Imana imaze kubumbabumba stati y'umubiri ikoresheje igitaka, ngo yafashe muri iyo stati ngo ihumekeramo umwuka wayo, ngo habaho umuntu ufite ubugingo buzima. Ndashaka kubwira ko ubugingo buzima ufite burimo ikintu cyihariye kigutandukanya n'abandi. Imana ishimwe cyane. Icyo nta kindi rero ni gift y'Imana iri ku buzima bwawe. Ndashaka kukwinginga nkubwire ngo hari uburyo Imana yakugize gutandukana kandi gutandukanye n'uko abandi yabagize. Ni ingenzi cyane ko igitondo uzabyuka ugatangira gutera ikirenge mu cya Kristo Yesu, nawe ukabaho umunsi wawe uhugiye mu gushaka kumenya, mu gutega amatwi no kubaza, kandi ugakorera mu muhamagaro wawe. Tuzabona gukorwaho kudasanzwe.
reka nkubwire inkuru itangaje. Iyo ugiye mu gice cyaho cya 7 n'umurongo wa 47 ndumva muri Yohana, wasanga inkuru y'abasirikare bari baje gufata Yesu, ngo bamugezeho ngo baratangara, ngo batangazwa n'uko avuga, ngo basubira ku batambyi, ku bakuru bari babatumye babo, ngo barabaza niki cyatumye mutamuzana, ngo ni ukuri ngo ntihigeze kubaho umuntu uvuga nkawe. Ndashaka kubwira ko Yesu ku myaka 12 yari atangiye kwiga gutega amatwi abigisha, yari atangiye kubaza abigisha, ku buryo yageze mu myaka 30 ahagarara agatanga speech, ku buryo uwayumvaga wese yaravugaga ngo uku kuvuga ntago gusanzwe. Abanzi be baje kumushaka ngo bamufate bamushyire muri gereza, baraje ngo batangazwa n'uko avuga. Ndashaka kuvuga ngo niwemera Imana, ubuzima bwawe ukabushyira mu kubaho uri gukorera mu cyo waremewe, kandi uri gukora wiga kugira ngo uzabashe kuba mwiza mu gihe cyawe cyo kwaka no kurabagirana, Imana izagukoresha iby'ubutwari mwene data. Nyemerera ejo tuzaganire ibintu 3 bikomeye bijya bituma umuntu wamaze kumenya umuhamagaro we ahaguruka agakora mu rwego rudasanzwe, kandi agakorera mu mbaraga zitajya zinanirwa. Imana iguha umugisha. Ndakwifuriza kuba mu muhamagaro wawe umunsi ku munsi, kugendera mu muhamagaro wawe umunsi ku munsi, ndetse tuzakomeza turebe ubwoko bw'uburyo ki Imana ihamagara abantu. Ni ubwoko bw'imihamagaro. Imana ikumera umugisha. Ni gahunda yacu, nicyo gituma tudacogora. Nakagaruka no ku munsi w'ejo, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.